umugisha w'Imana, ineza y'Imana ibe ku buzima bwanyu. Mwebwe mudukurikiye muri hagiye hatandukanye, reka mbabwire ngo igitinyiro cy'Imana kibe ku buzima bwanyu, kandi amahoro ya Yesu Kristo abe ku bantu bose bakunda ijambo ry'Imana ndetse bagakunda n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wa Nazareti. Tunezerewe mu mutima wacu kongera kuza iruhande rwanyu, tunezerewe Imana mu mutima wacu kuba Imana yarabarinze ikabarengera. Kandi ni ibintu bikomeye cyane iyo umuntu ahumeka, iyo umuntu agenda aba ari ishimwe rikomeye cyane, kuko hari abandi bantu babyifuza bikananirana, ariko nuzajya ubona uhumeka, nuzajya ubona ugenda bigashoboka, ujye umenya neza ko burya ari ikintu gikomeye Imana iba yakoze, Imana iba yakuzigamye, Imana iba yakurinze. Tugeze amahirwe meza yo kubana mu magambo y'Imana. Uyu munsi none Imana yateguriye abakunzi ba IRASOHOZA TV. Turabashimiye cyane mwebwe twabanye mu masengesho twagiye koze hano. Imana igibaho umugisha mwinshi cyane 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 cyane, amen. Tugeze rero ku munsi wa karindwi, ni umunsi tugiye gucumbika cyangwa kongera gucumbika amasengesho yacu kugira ngo dukomeze n'andi magambo meza imbere Imana izagenda idushoboza. Ndagira ngo umbonye bwa mbere ni Prophet Rukundo. God bless you, umugisha w'Imana ubabeho. Uyu munsi rero mu masengesho meza turimo yo kwinjira amasezerano, mu masengesho meza turimo yo kubwira Imana ikagira ibyo ikora ku buzima bwacu, ikagira ibyo ikemura ku buzima bwacu. Ni ikintu cy'agaciro umuntu aba yungutse, ni ikintu cy'agaciro umuntu aba agiriwe amahirwe kugira ngo abeho avuge gukomera kw'Imana. Imana himbazwe cyane. Tugiye kubana rero mu magambo y'Imana tugiye gusengeramo, n'amagambo ari mu rwandiko Pawulo yandikire Abakolosayi, ni ibice byaho bibiri. Turasoma ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa gatatu. Imana ishimwe cyane. Hagira hatya ati, ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara, mwebwe abirodokiya ndetse n'abatarambona ku mubiri bose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we niho ubutunzi bwose n'ubwenge no kumenya byahishwe. Ndashaka kongera kurisubiramo iri jambo, nawe unyemere wongere usubiremo. Rigira riti, ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara, mwebwe n'abirodokiya ndetse n'abatarambona ku mubiri bose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanyirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we niho ubutunzi bwose, icyambere n'ubwenge no kumenya bwahishwe. Pawulo yandikira Abakolosayi, Imana imuha amagambo meza, arabandikira ababwira icyo Imana yari imubwiye cyane. Imimaro myinshi Pawulo yagiye yandika, yagiye Abakolosayi abashimira mu rukundo no kwizera Yesu Kristo, abamenyesha uburyo bagiye bagira urukundo. Ibyo tubisanga mu gice cyawo cya mbere, ariko no mu gice cya kabiri ho hakavuga amakuru yo kuvuga uburyo umukiza Yesu Kristo azaza, cyangwa ari we mwami wacu Yesu Kristo. Hakabamo n'undi mumaro Pawulo yagiye babwira, umumaro wo kurwana intambara nziza. Ariko ageraho mwa kino gice cyawo cya kabiri abandikira aya magambo y'ubwenge, arabwira ngo ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanirira intambara, mwebwe abirodokiya ndetse n'abatarambona
ku mubiri bose kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatiranyije hamwe mu rukundo ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we ni ubutunzi bwose n'ubwenge no kumenya byahishwe. Ndashaka kukubwira amagambo ageze kuri 3 cyane. Ijambo rya mbere nshaka kubwira ni ijambo rivuga ngo kumenya uburyo Imana ikurwanirira. Imana ikurwanirira intambara nyinshi izo utazi nizo utazi. Wibutse ko kuba ugihumeka Kristo ayarwanya intambara ikomeye. Kuba ugenda bigashoboka Imana yarwanya intambara ikomeye. Kuba ubasha kuba ufite ingingo nzima Imana yarwanya intambara zikomeye. Kuba ubasha kuvuga bigashoboka Imana agirwa intambara zikomeye. Ukwiye gusobanukirwa ko Imana yakurwanira intambara nyinshi uzi utazi nizo utazi warangiza ugashima Imana. Paulo yandikira Abakolosayi aya magambo arayababwira, arabwira ngo ndashaka ko mumenya uburyo barwanira intambara. Icyambere yabwiraga Abirodokiya abamenyesha ko nabo bakwiye gusobanukirwa uburyo Yesu abarwanira intambara. Kuko muri Kristo niho ubutunzi n'ubwenge n'ubwiru no kumenya ubwiru bw'Imana hose buri. Imana ishimwe cyane. Kwizera Kristo niho ubutunzi buri, niho ubumenyi buri, niho kumenya Imana biri. Tela zona and the gospel fera alone. Kugira ngo wije mu masezerano ni nabyiza n'umugisha wo kumenya Imana no kumenya Kristo. Rekwifuriza kumenya ko Imana wizeye ari Imana y'inyabushobozi, ari Imana irwana intambara, ari Imana ikubeshaho, ari Imana irwana intambara utakishoboza. Imana ishimwe cyane. Mu kwezi kwa mbere kuba ugihumeka Imana yakurwaniye intambara. Mu kwezi kwa kabiri kuba ugihumeka Imana yakurwaniye intambara. Mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, mu kwa cumi, mu kwa cumi na kumwe, mu kwa cumi n'abiri Imana ikurwanira intambara. Ndifuza ko Imana ikomeza kukurwana intambara kuko yagiye izirwana. Daimona tega imitego Imana ikagenda yitegura. Byibuke kuntu yasirwanye mu kazi kawe, ubyibuke kuntu yasirwanye ugenda. Ashimwe Yesu waturwaniye intambara. Yaturwaniye intambara izo tutazi nizo tutazi, nizo tutamenya. Yaturwaniye intambara zikomeye. Nahabwa icyubahiro umwami w'abantu. Haleluya. Yesu yaturwanira intambara. Yesu yaturwanira intambara zikomeye. Abarozi bakabitega kurwanira intambara. Daimoni zikaguruka Imana ikakurwanira intambara. Wibuka uburyo yagiye kurwanirira. Iyo abatarakurwaniriye ababisha barakumize bunguri, isuri bayatenge ku buzima bwawe, ariko Uwiteka yimbazwa utaragutanze. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ufate akanya utekereze intambara Imana yakurwaniriye. Utekereze uburyo yagiye kurwanirira. Urangiza uyikomeze kuri Kristo. Kuko ijambo ryatubwiye ngo muri we niho ubutunzi n'ubwiru no kumenya biri. Muri Kristo niho tubasha kubonera amahoro. Muri Kristo niho ubuzima bwacu bwanga Imana ikagenda ibikuraho ikaturwanirira. Haleluya. Unyemerere wongere ubwire Imana ngo ngwino ndwanirire. Fata akanya ubwire ngo ngwino ndwanirire. Hano imbere tujye gusenga Imana. Ariko nidusenga ibikugoye, ibikuruhije, ibituma udasinzira, bwira Imana ngo Mana ngwino ndwanirire. Ku rugo rwawe ibwire ngo ngwino ndwanirire. Ku bana bawe ibwire ngo ngwino ndwanirire. Ubukene bukugoye bwira ibwire ngo Mana ngwino ndwanirire.
intambara zikuruhije yibwire, kuko Kristo muri we ni wari mu butunzi n'ubwenge no kumenya. Imana himbazwe cyane. Naseka kurwanirira hari ibinasohoza, nasa kurwanira hari intambara arangiza. Kandi muri kano kanya ndikuva Imana ivuga nanjye ngo nkubwire ngo Imana ishe kukurwanirira ibyo utakishoboza. Imana ije kurwanirira abarozi bakugose, Imana ije kurwanira izo ntambara irazirangije. Hari amakuba Imana irangije, hari ibyago Imana irangije. Haleluya. Lelo sile bondekele sile gra. Muri we ni ubutunzi n'ubwino no kumenya biri. Tawiriga Imana ugikorwa n'isoni. Imana ishimwe. Bibiliya bisobanuye tugeze ku murongo wa kabiri. Harabivuga mu buryo bw'isa nakunze ngo kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanyije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Iyo wamenye Kristo ukamwizera mutima wawe, hari ibintu ahindura, hari imikarama ko arangiza, hari imikasira gukuraho. Gifata umwanya usenge, gifata umwanya ushima Imana. Intambara nizikugora, ibyago nibiba byinshi mu buzima bwawe, ujya wiherera, bwira Imana bikugoye, bwira Imana bikuruhije. Iriteguye kugutabara, iriteguye kukurengera, iriteguye kukukura ibyo byago n'amakuba bikugose. Telazo la bondeke desire gra. Yusense Imana ukayinginga, hari amakuba ihitikuraho. Jambo ryarambwiye ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, hari kuwiteka ajya muramira muri byose. Imana ikuramire, nimara kukuramira ikure ikintu cyose kikubangamiye. Amakuba n'ibyago ni byinshi ku muntu witwa umukiranutsi, ariko uwiteka ajya muramira muri byose. Akira kuramirwa n'uwiteka, akira kuramirwa n'uwiteka, akira kurengerwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, birashoboka ko nkurikiye uri kumva ko wifuza ko Imana yakurwanirira. Ese hari ibigeragezo ufite? Ese hari intambara ufite zikugoye? Ese udasinziriye? Ese ubuzima bwagucanze? Ese wabuze akazi? Ese imibereho yaranze? Reka dusengane Imana, uyibwire ngo Mana ngwino ndwanirire. Nukuri Yesu arakurwanirira. Hari ibintu agukuriraho, hari ibyago arangiza, ngo burwayi bwa yaraburangiza, hari makuba yarangiza, abakurogara birangiza. Niba ikiregezo cyose ufite uko cyaba kimeze kose, Yesu arakirangiza. Haleluya, haleluya. Tujye gusengana Imana, bwire Yesu ngwino ndwanirire. Haleluya. Yesu ari kumbwira ngo ashe kukurwanirira, ashe kukurwanirira. Imana ishimwe. Ibyo utakishoboza muri urwo rugo rwawe, kuri abo bana bawe, muri uwo muryango wawe, muri ibyo bibazo bikugoye, muri ubwo buzima bukuruhije, aje kukurwanirira, aje kukurwanirira. Akira ubutabazi bw'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira gukira indwara, akira amahoro y'Imana. Haleluya. Imana irakurwaniriye, Imana irakurwaniriye. Ibyago n'amakuba ni ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka ajya muramira muri byose. Ndakwifuriza kugira ngo Imana ikuramire, abarozi bataraguhitana, Imana ikuramire, abagome batarakurangiza, Imana ikuramire. Muri ubwo burwayi umaze iminsi myinshi, wizere ko Yesu aje kukurwanirira. Haleluya. Kuko nakurwanirira amagambo azahinduka, nakurwanirira abakwanze bazagukunda, nakurwanirira abakuvuye basabana ko wasenze Imana. Imana ihimbazwe cyane. Muri icyo gihugu urimo, Imana irambwiye ngo ize kukurwanirira. Yesu arambwiye ngo aje kukurwanirira. Resire grom, hari ibintu aje guhindura, hari amashimwe aje gushyira mu kanwa kawe. Hala sole ndetse, rekondesire grom, hari ibibazo aje kurangiza, hari intambara aje kurangiza. Niko ambwiye, harambwiye ngo aje kukurwanirira. Haleluya. Akira amashimwe Imana ikuremeye. Injira mu masezerano yawe, injira mu gisubizo cy'Imana, injira mu by'Imana yakubwiye. Imana ihimbazwe cyane. Tugiye gufata akanya dusenge, tugiye kwinginga Imana, ariko uhamagara Imana, uhamagara ubwise bw'Imana, uhamagara icyubahiro cy'Imana kize mu buzima bwawe. Nyemerera uze gusenga, wasenga uhagaze, wasenga ugenda, wasenga upfukamye. Aka kanya kakubera kumugisha. Bwira Imana ngo Mana
ngwino urwanirire ku buzima bwanjye, mu mibereho yanjye, kubingoye, kubinduhije. ubwira Imana icyifuzo cyose ufite. Bibiliya yatubwiye ngo muri Kristo niho hari ubwiza no kumenya n'icyubahiro n'ubutunzi, kandi iyo umaze kubisobanukirwa icyo gihe ubwira Imana ikaza mu ruhande rwawe. Haleluya, haleluya. Hari abantu maze igihe kirekire badasinzira, hari amaze igihe kirekire batameze neza, ariko nyemerera uzamura ibiganza byawe, tugiye gusenga Imana. Hari ikintu Imana igiye gukora, hari ubuzima Imana igiye guhindura, hari ikiganza cy'Uwiteka Imana kigiye kuza ku buzima bwawe, hari ineza y'Imana igiye kuza ku muryango wawe, hari igisubizo ugiye kwakira mama, hari igisubizo ugiye kwakira, hari amashimwe ugiye kuremerwa. Byakire. Imana iravuze ngo ije kukurwanirira, Imana iravuze ngo ije kubirangiza, Imana iravuze ngo ije kubikuraho ibyari bikugoye, ibyari bikuruhije, amakuba n'ibyago nubwo ari byinshi. Ariko ndagutangarije muri uyu mugoroba, muri aka kanya, muri aya masaha, Uwiteka aravuze ngo izo ntambara zawe ufite aje kukurwanirira. Uwiteka aravuze ngo ibyo byago bikugose aje kukurwanirira. Mwizere, ntabwo azakureka, ntabwo azaguhana. Ni umwami w'abami, ni umwami ushoboye, ni umwami wihagije. Imana ihimbazwe cyane. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Kristo, turagushimiye aka kanya keza, uyu mwanya w'umugisha. Haleluya. Ndasenze cyane, mwinginze Imana, ndahendaheza Imana aka kanya, ikiganza cy'Imana nikiboneke kuri uyu muvandimwe, nikiboneke kuri uyu musore, nikiboneke kuri uyu mubyeyi, nikiboneke kuri uyu muntu uruhijwe mu izina rya Yesu. Abari kudukurikira bari hirya no hino, ngwino barwanirire, kuraho amakuba, kuraho ibyago mu izina rya Yesu. Migambi y'abahiga, migambi y'abagome, migambi ya Satani, rekura. Wambaraga mbiwe, wa mwuka mubiwe mu izina rya Yesu. Wafashe amasezerano, wafashe ibisubizo by'abera. Ndasenze redostance regonedraye, abarwaye nibakire, nibabohoke aka kanya. Ikiganza cy'Uwiteka nikikubonekeho aka kanya, ineza y'Imana nikubonekeho muri uyu mugoroba, muri aka kanya, muri icyo gitondo. Imana ikuremere ibyishimo. Oh, te la sole gonderia, sebo de que distance, la so de que derefo, la sele odra, rebo se que telebo, chande qui tele sansoma, le drai, o te que lebo se folima, mwizina rya Yesu. Ineza y'Uwiteka nikubonekeho uhereye aka kanya. Ndasenze abantu nibatabarwe, abasenga nibabona ineza yawe, abakumvira bari hirya no hino. Uwiteka buri muntu wese n'icyifuzo cye ndamusengeye, ineza y'Imana ibe kuri we, igitinyiro cy'Imana nikigaragare, ibyanze kwemera nibyemere. Uwiteka we mwami w'abami, muri aya masaha ikirere cya bro nigifunguke. Abifuza ubutabazi nibabubone, abifuza kubahoza amarira nibatabarwe mu izina rya Yesu. Intambara warwanya ni nyinshi, na kano kanya nurwanirire abagabo, abasore, ubarwanirire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndabasengeye kugira ngo buri kiganza cy'Imana, buri gitangaza cy'Imana. Urakoze Yesu, urakoze mwami wanjye, urakoze Imana ikomeye, kubera kubatabaye, kubera kubarengeye. Bana nabo muri byose, ineza y'Imana ibe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, 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 amen. Byakire, wizere ko Imana ikurwaniriye kandi Imana igutabaye. Ibitakundaga birakunze. Uwiteka aravuze ngo ni igihe cyawe cyo kwinjira mu masezerano. Ndagira nkumenyeshe ko ibikurwanya nubwo ari byinshi, ariko hejuru ibikurwanya Imana ibirusha amaboko, hejuru ibiguhiga Imana ibirusha amaboko, hejuru bituma udasinzira Imana ibirusha amaboko, hejuru bituma umutima utanezerwa byo bibwira ngo Uwiteka abirusha amaboko. Imana ije kukurwanirira. Akira igisubizo cy'Imana, akira kurengerwa n'Imana. Mari kumwe na Prophet Rukundo. God bless you. Amen.